Shalom, shalom. Welcome kuri uyu munsi mushya. Imana iguha umugisha kandi Imana ishimwe kuba ikinguye amarembo ikabiguha uyu munsi. Uyu ni umunsi wa 96. This is 2024. Turashimira Imana ko ikiguteje intambwe. Ni ukuvuga ngo ibyo ugomba gukemura biracyagwiriye. Umunyabwenge rero kandi uba umunyamuhati kuko Uwiteka ari ku ruhande rwawe nta gushidikanya. Turashimira Imana rero kubw'uyu munsi. Reka tuganire ku ijambo ryayo. Turi kuvuga ku nzira bicamo, uburyo butuma umukristo cyangwa uwizera abasha kugera ku rwego rwakira imigisha yose ibonerwa cyangwa se ituruka mu bwiza bw'Imana, mu kuboko kw'Imana. N'ubu ndacyari ku ijambo ryitwa submission cyangwa se kuganduka. Twarebye igikorwa cya mbere, Matayo 6:33, ariko mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere, iyo wiyemeje kugandukira Imana buri munsi, iyo ubyutse, gahunda ya mbere ni ugukora igikorwa cyose gituma ubona kingdom of God, gushaka ubwami bw'Imana. This is number 1. Hanyuma muri Kristo arakubwira ngo already wabaye umwe mu bwoko bw'abantu. None kuki atubwiye gushaka ubwami kandi yamaze kutubwira ko turi abo mu bwami? Problem iri hano. Muri wowe imbaraga z'uwuriwe nizo zikomeye kuruta ibyo ukora, ariko nanone uwuriwe agaragazwa n'ibyo ukora. Ibyo ukora bishobora kugaragaza neza ko wasobanukiwe uwuriwe cyangwa se nanone utarasobanukirwa. Hari ibikorwa umuntu akora ukabona ko agamije guprovinga a point cyangwa agamije kugira icyo yerekana ko wenda ashatse kwemeza ko yamenye iki cyangwa yageze kuri iki. Hakaba nuvuga ngo abantu babiri bashobora gukora ibintu bimwe igihe kimwe, ariko bagatandukanywa n'igitekerezo kibyihishe inyuma. Kubera icyo, iyo usomye urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 4:5, aravuga ngo nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari bihishwe mu mwijima, akagaragaza n'imigambi yo mu mutima. There is word motives of the heart. So only Jesus can expose the motives of the heart. Ni ukuvuga ngo abantu babiri bashobora gukorera rimwe ikintu gisa mu gihe kimwe. Wowe wabireba ukabona it's the same, ariko Kristo we azi kumenya the motive of the heart behind what is done. Niyo mpamvu kuri Kristo ni byiza ko ibikorwa bigaragara, ariko iyo aje muri measurement, iyo aje muri test, atinda no kuri motives wari ufite ukora icyo wakoraga. Amen. Niyo mpamvu avuga ngo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, apana mu byo ukora gusa, ahubwo mu mutima wawe
habemo izo mbaraga, habemo iyo nyota, habemo iryo shyaka, ku buryo akureba akajya abona icyakuvuyemo kirasa neza n'icyo wakoze. Ni ukuvuga ngo igikorwa cy'uyu munsi ku muntu koko usanzwe ufite ubwo buzima n'umutima wo gushaka Imana, ntabwo igikorwa yakoze gisobanura ibimurimo, kaba kakiri agatonyanga. Ni ukuvuga ngo ku bakunda Imana, igikorwa kimwe cyo gukora kugira ngo ubwami bw'Imana bushyirwe hejuru, ntabwo bishoboka ko gipimwa ngo basange cyuzuye mu gusobanura inzara n'inyota byuzuye mu mutima w'uwo muntu, kubera ko ni agatonyanga kamwe kavuye mu nyanja yuzuye mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abo bantu ntabwo bacogora. Impamvu badacogora ni uko buri munsi icyo bakora nicyo isi ishingiraho ibaca intege, ariko icyo isi yashingiyeho ibaca intege ni agatonyanga gato kavungutse muri byinshi bifitemo. Rero ntabwo byakunda ko ukoresha agatonyanga uza kuzimya inyanja, impossible. Ni ukuvuga ngo abanyembaraga, abarota ibikomeye bari muri Kristo Yesu, buri gitondo babyuka bakora bavunguye kuri byinshi bafite muri bo. Ariko isi iri short sighted, isi ireba ibya bugufi, ibaca intege ishingiye kuri ka kandi gato bavunguye kuri byinshi bibarimo. Hanyuma isi ikagakoresha yagura, igatera nk'umujugujugu wo kubaca intege. Satani we ni uko akora. Ariko igitangaje, bafite imitima ijya i Siyoni. Bafite mu mitima yabo urugendo rugana i Siyoni. Buri ntambwe batera buri munsi ntabwo ihagije ngo basobanure neza inyota buzuye ibaganisha i Siyoni, no. Ahubwo ikibikwereka, ibikombe byose bagezemo, they are still strong, kubera ko icyo barota kirasumba ikibananiza, icyo batekereza kirasumba icyo bareba. These are people who have mastered living according to the faith, not by sight. Aba babaho bitewe n'icyo bizera kibarimo, kuko our faith is delivered from Jesus Christ. That is why we speak with that confidence, kubera ko harimo ubuturo muri Kristo, ni mugari. Abatestinze, Pawulo avuga ngo mwegere imbere, haracyari yindi neza. Abatestinze, they are always encouraged. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo buri munsi dukubitwa hasi ariko ntitunanirwa, kuko ikidusubizamo imbaraga kirasumba ikitunaniza, ikituzamura kirasumba ikidusubiza hasi. Nikarabibona aravuga ngo wa mwanzi we, do not rejoice over me, kuko umucunguzi wanjye ariho ahora ambyutsa. Mu Kristo, come on, ntabwo icyari igihe cyo kunanirwa. Ibuka imyaka yose wahagaze ku bwa Kristo, none you are giving up today? No. Ni umwami ureberera abadafite shinge na rugero. Icyo nicyo muziho. Shora mu gushaka ubwami bwe, shora mu gushaka ubwami bwe, ineza ye izakugota amanywa nijoro. Igicucu cye kizaba ku buzima bwawe. Uwiteka ni igihome kizagukingira, ntabwo azigera gutererana. Iminsi yawe umwizera ntuzigera uyicuza. Umunsi umwe umwizera uzakubera myinshi y'umunezero kubera icyo gusa. Ubuntu bw'Imana bukugwiremo, ubuntu bw'Imana bugukomeze, kandi bukomeze buguhe gushinga ikirenge cyawe muri we. Buri munsi ube mushya muri Kristo Yesu. May God bless you.